aho umupapa agira isoni zo kugendana n'uwo mwana bagiye gukorana ibyo byose, cyangwa se ugahuramo n'izindi ngaruka zitandukanye kubera ko wishoye mu byo utazi. Nyamara urabikora, ushobora no kugenda bagenzi bawe babikubwira igihagararo ufite, wagera hariya akagira ijambo avuga, ariko yasohoka yashyika hariya ukabona arimo arakururukana n'akana k'imyaka 16, 18 aho ngaho. Yego muraho neza, bahaye ikaze hano ni kuri King Rwanda TV nk'ibisanzwe. Hanyuma yewe ndi King, turamenyeranye, dusanzwe tuziranye, ahubwo icyo nababwira nuko mukomeza kugira amahoro y'Imana, Nyagasani agakomeza kubahira. Hanyuma rero nje kuganira namwe nkuko bisanzwe, n'ubundi nje hano kugira ngo dukomeze tuganire nyuma yuko hari impano zitandukanye tugenda tubazanira, hanyuma kandi tukaza tukaganira bitewe n'ikiriho n'ikiganiro dushaka gutambutsa aha ngaha. Uyu munsi rero niko bimeze, niko tugiye kubana. Hari ibyo umuntu aba arimo kurebesha amaso akabona ko ari ngombwa ko tubiganiraho. Hanyuma namwe rero mukomeze mudukunde nk'uko dusanzwe tubibona, mukora subscribe nyinshi cyane, musharinga, mubigeza ku bantu benshi, mwohereza hanze abantu babireba badukunde, kandi mukomeze mudukunde mutwishimire. Hanyuma kandi like nyinshi, comment nyinshi, aho bitagenze neza mutubwira kugira ngo ubutaha nitubikora tuzarushaho kubinoza neza. Niyo mpamvu tubafite kugira ngo tubahereze ibintu byinshi kandi byiza twese dukomeza gukunda. Hanyuma rero hari ikintu nashaka ko tuvugaho, tuganiraho, kimaze iminsi ndimo kubona, cy'abantu bakuzemo, ubona n'abana batoya, ndavuga cyane cyane ku bakobwa ndetse n'abagabo bubatse ingo. Nicyo kintu nshatse kugira ngo tuvugeho, kuko maze kubibona ari cyane. Wenda birashoboka ko yaba ari amaso yanjye cyangwa se ari imitekerereze yanjye, nkabona bidakwiye. Wowe wabibona ukabona ko ntacyo bitwaye, ariko nkanjye umuntu ureba indangagaciro z'umuntu, umugabo, umwana, izo ndangagaciro aba akwiriye, ntabibona bimeze bityo, nkabona ko atari ngombwa, nkaza aha ngaha kuri kamera kugira ngo tubiganireho, njyewe mbahereze uko mbyumva, hanyuma namwe muri comment cyangwa se naho muba muri mukabibona, mukabona ko ibyo navuze bidakwiriye, mujya mubingaragariza muri comment, nzajya mbibona rwose, ntacyo bitwaye. Hanyuma rero hari icyo nari ndimo mbabwira, hari ikigaragara, hari abapapa bubatse ingo zabo, ukajya ukabona ari kumwe n'umwana w'umukobwa abyaye, hanyuma bagiye muri lodge, bagiye kuryamana, nta kindi kintu amushukishije cyangwa se amuhereje, ni ukumuha ayo mafaranga. Amuhaye amafaranga, amushukishije utundi twa telefone, amushukishije utwenda, utuntu turi aho ngaho dusanzwe umuntu wese yakibonera, ariko kubera kwa kundi abana b'abakobwa muyararikiye cyane, murarikiye ayo mafaranga, murarikiye utwo dutelefone, murarikiye utwo twenda, wakabonanye runaka,
kubera ko utazi aho yagakuye, nawe ukumva ko ugomba kukagira, hanyuma ukakabona mu buryo butari bwo. Ibyo bintu rero umaze kubibona inshuro nyinshi, aho umupapa rwose mu myaka nka 50, 60 gutyo, ubona afashe umwana w'imyaka 20, 18, 17 aho ngaho, akamujyana akajya muri lodge, bagenda bakagiye kuryamana, bakajya kugira ibiki, aho umupapa agira isoni zo kugendana n'uwo mwana bagiye gukorana ibyo byose. Ni ikintu kigayitse ndetse kinasebetse. Niba abantu b'ababyeyi twakagombye gutanga uburere, twakagombye gutanga umurongo muzima uhamye, ku buryo umwana wanjye umufata nk'umwana wawe, ahubwo ukumva ko uwawe yaba ari safe, ariko uw'abandi ukagenda ukajya kumwangiza, ukajya kumushukisha ibyo ngibyo. Ntabwo icya mbere uba wiyitesheje agaciro. Ikindi rwose uba urimo gushuka uwo mwana, kuko byanga bikunda ibyo urimo gukora ububizi, hanyuma nawe akaza ararikiye bya bindi urimo kumushukisha, urimo kumuhereza. Ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo. Abantu bazi ko babikora, ntabwo ari byo, mu byihorere, kubera ko bimaze kuba byinshi hanze aha ngaha, aho ujya mu maroji ugasanga nibo bibereyemo gusa. Abamama babuze abagabo babo, nta handi bari, naho ngo ugasanga naho ngaho bibereye, kandi aramubeshya ndi runaka, aha ngaha ndimo ndakurikirana ibi ngibi, kandi ufite ibindi bintu urimo. Mw'abana b'abakobwa murimo murajya mu bintu mwishakiye. Niba ushaka kugera kuri ibyo bintu ukabibona, bikorere, ubiharanire, ubirwanire ishyaka. Byanga bikunda nukomeza kunyura muri izo nzira z'ubusamo, birarangira nawe usamye. Urakuramo, ushobora kudasama inda, ugasama sida. Waba udasamye sida, ugasama imitezi. Aho udasamye imitezi, ugasama n'izindi ndwara zitandukanye, cyangwa se ugahuramo n'izindi ngaruka zitandukanye, kubera ko wishoye mu byo utazi. Nyamara urabikora, ushobora no kugenda bagenzi bawe babikubwira, harimo n'ababifata nk'ibintu biri aho ngaho, ukava mu rugo ukagenda wambaye ubusa. Icyubahiro cyawe umaze kugishyira hanze, uragenda urava mu rugo wambaye ikariso gusa, ukagenda ngo ugiye kubonana n'umuntu. Uwo muntu nawe uba ugiye guhura nawe imitekerereze yawe ni kimwe n'iyi. So nimba turi abajyambere, tureke gushukwa n'ibyo ngibyo bitaduhesheje agaciro, bitaduhesheje icyubahiro, ahubwo dukore, tube tuzi icyo dushaka, kugira ngo ejo hacu heza hazabe heza. Nawe mwa babyeyi mwe murimo gukomeza mushuka abo bana, please, uko uzi ufata umwana wawe ukamwereka inzira akwiriye kugendamo. Uretse ko abameze gutyo rwose, simpamya ko baba batanga uburere buzima. Niba ariko nk'ubu ugize nk'ibyago ukajyayo ujyanye n'umwana wa mugenzi wawe, hanyuma washyikayo ugasanga noneho hari n'undi, ashobora kuba ari umugabo, ashobora kuba ari umusore, ugasanga nawe ari kumwe na wa mukobwa wawe. Sindi bubitindeho, ariko
iyo shusho nawe urayikurura, urimo urayireba, urimo urayumva, cya kindi wanga cyaba ku mwana wawe ariko wowe ukumva ko wakijyana mu mwana w'abandi. Icyo ngicyo dukwiye kukirinda. Ntekereza ko ibyo dukorera ni umuryango, ariko ntabwo bikwiriye gufata umuryango w'abandi ngo nurangiza uwusenye, uwukoreshe ikindi kintu ushaka kitari icyakugirira akamaro cyangwa se we kimugirira akamaro. Yego uraryamana nawe n'ibyishimo by'ako kanya bikarangira, ushobora kuryamana na wa mwana yaranduye kimwe n'uko nawe yaryamana nawe waranduye, mwese mukanduzanya. Nimba rero ufashwe bakagufunga, sinzi ubwisobanuro buba buri aho ngaho, buriya ari nkanjye duhuye nibwo wabibona. Njyewe naguhana nkaguhana nikubye kwa kundi ushobora gufata umwana wawe ukamwicaza ukamugira inama, uramenye, nkakwibutsa wa mwana w'abandi wari uri kumwe nawe urimo umubwira ibidasobanutse. Please fata umwanya wawe urebe, fata umwanya wawe ugende aho uri muri ako kazi mukora. Ruswa zamaze kuba ruswa, umwana w'umukobwa araza kugira ngo umuhereze akazi, nuko ubanza kuryamana nawe. Mufate indangagaciro zanyu muzishyire imbere kurenza gufata iby'ubusa, ibintu bipfuye ngo mubihereze undi mwanya udasobanutse. Please, ikintu numvaga nshaka ko nyivugaho, tuzakivugaho byimbitse ndi kumwe n'abantu bashinzwe gukurikirana imyitwarire y'abo bantu. Ariko please, abantu muzi ko mufite iyo gahunda, mwamaze kwisetingamo ko umwana w'umukobwa azaza umuhereza akazi ari uko yamaze kuryamana nawe. Nibyo natabikora birarangira. Hari ingero nyinshi zigiye zitandukanye kandi zifatika z'uwo muntu uba umeze gutyo. Hari ingero nyinshi zifatika z'umuntu w'umubyeyi ufata umwana w'umukobwa akamujyana muri lodge bakirirwa nayo cyangwa se bakarara nayo. Hari ingero nyinshi zifatika z'abana b'abakobwa babeshya iwabo ko bagiye ku mashuri, bagiye mu kazi, bagiye hehe, bagiye guhura namwe, mu bintu bigiye bitandukanye. Abantu bamaze kurarikira ibyo ngibyo, ntabwo barimo guhereza agaciro ibyo bagomba guhereza agaciro, bitari ibyo byo kwiyandarika, bitari ibyo kwitesha agaciro. Please, abantu babishinzwe ibintu babikurikirane, kuko ndabona ari byo bintu birimo kugenda bizamuka cyane kurenza ibindi. Ruswa z'igitsina zimaze kuba nyinshi cyane kurenza gukora ukoresheje imbaraga zawe, ukoresheje ubumenyi ufite. Urajya mu kazi, babona bidashobotse, wamara kubimenya ugatangira kwiyegereza wa mu bosi ngo mugire uko muvugana. Please rero mutubabarire, mutange indangagaciro za kibyeyi, mwiyubahe kugira ngo natwe tububahe. Si kubona umuntu w'umupapa rwose ubona ufite igihagararo, wagera hariya akagira ijambo avuga, ariko yasohoka yashyika hariya ukabona arimo arakururukana n'akana k'imyaka 16, 18 aho ngaho. Rero biragayitse, biranasebetse. Ndabizi iki kiganiro ushobora kuntera amabuye, ariko mwayanera akariho karavugwa. Rero jewe nimba ndimo kubibona, ndabibona nkanjye, nawe ufite uko ubibona. Rero please, niba udashaka ko nzagenza aha ngaha ngo mvuge ukuri kwawe, bireke, gerageza ukore ibiri mu murongo. Murakoze rero, ndabashimiye ko mukomeje kudukurikira kuri King Rwanda TV. Mukomeze mukore share, subscribe, hanyuma na comment nazo zirakenewe, like, hanyuma kandi munaduhamagara kugira ngo tujye tuza tuganire namwe bitarimo kugenda neza,
tubigaragaze ababishinzwe babikurikirane, ariko tube mu gihugu gifite umutekano, gifite amahoro, ku buryo umuntu agenda aho agiye kwaka serivisi akaba azi neza ko iyo serivisi ari buyihabwe nta kindi kiguzi adakwiriye gutanga. Murakoze rero, Nyagasani akomeze abane namwe aho muri hose. Ciao ciao.